Basi dutangiranye agafilimi kacu tubona ikimatora cyuzuyemo ibinote by'ibidolari. Gusa hari umugore ufite umujinya mwinshi, afite n'uburakari. Matora yifashe ahita ayisohora mu nzu, ahita ayijugunya hanze. Uyijugunya hanze hari umugore turi kubona usa nabi rwose, ubona ko ameze nabi. Uyu mugore ahita amubwira ati nshobora kukugurisha iyi matora, kandi nimba udafite amafaranga nshobora kuyiguha ukayitwarira ubuntu rwose. Nimba uyishaka yitwarira ubuntu. Uyu mugore wiberaga ku muhanda rwose ubona ko byamucanze, aravuga ati aya mahirwe nta handi nayakura, nirariraga ku bikarito. Ahita afata matora ubundi ahita ayikubita ibitugu, aranyaruka. Suriya mugore wasohoye iyi matora akayijugunya hanze, byashoboka ko wenda atarazi ko hapfunyitsemo ibi bifaranga. Kira witonda, we nimba uri mushyashya dukandira subscribe, we wamaze kwirojistaringa uri umuntu w'agaciro kuri iyi channel yacu. Reba iyi filime pa kuyisoje, ni filime y'ubwenge cyane, agahinde kameze neza. Hanyuma tugarutse kuri uru ruhande, turimo turabona umusaza ukurikiye umusore we. Umusaza abwira umuhungu ati we buretse gato nkwereke. Umuhungu arahindukira, baza papa ati papa ibi bintu uzabihagarika ryari ko? Umusaza aramubwira ati byibura nyine nk'icyumweru kimwe. Rero koko tuzamenya niba umugore wawe agukunda byanyabyo. Umuhungu aramubwira ati ibi ni ubugoryi papa, ko nta mugore wakemera kuba mu bukene nka buriya wadushyizemo. Umusaza aramubwira ati mwana wanjye njyewe icyo nshaka ni ukukurinda ariko. Umuhungu aramubwira ati papa nimba ushaka kunca n'amafaranga yawe ukayajyana bijyane bikore, ariko umenye yuko umugore wanjye agiye kuwitahagarika kuba mu buzima bubi nk'ubu ngubu. Umusore ahita akuramo phone avuga ati allo, good afternoon, help me with a unit at Mr. Vincent Garcia's house. Umusaza ariyumvira nawe ahita akuramo phone avuga ati allo, mutegura ibinyabiziga turi buze gukoresha tugenda. Bose bacaho. Hanyuma tugarutse mu rugo iwabo wabo umugore wajugunyaga hanze matora, turi kubona ko ari gupakira imodoka. Igihe ari gupakira umugabo we barahageze. Umugabo we yitwa Jose Daniel, hanyuma uyu mugore yitwa Damaris. Umugabo ati Damaris ugiye he? Umugore ati ndeka. Jose Daniel ati ariko hari ikintu nshaka kukubwira. Damaris ati ntabyo nkeneye kumva. Damaris mu kujya gufata ibindi bikapu, Jose Daniel ahita afata ya varisi yari muri butu y'imodoka ahita yisubiza aho bari kubikura. Bona ko rwose adashaka ko uyu mugore agenda. Abaza uyu mugore witwa Damaris ati ndabizi neza ko bikomeye pe. Umugore aramusubiza ati gukomera, warambeshye uranzana hano gutya kuza kuntuza mu buzima bubi njyewe uri kubana njye nabishobora. Daniel aramubwira ati ariko urabizi ko nanjye atari ko nifuzaga ko bigenda. Umugore aramusubiza ati none ushaka ko nkora iki ku mugabo ufite amafaranga ariko udashaka ko yabamo neza kandi niko turi kubona umusaza uri kuza mu modoka nziza y'umweru. Uyu musaza ni se w'uyu mugabo. Uyu mugore akomeza abwira umugabo ati ibi ngibi bimeze nko kubana n'akagabo k'agakene. Undi akomeza gupakira imodoka ye, gusa uyu mugabo we nawe akomeza kumuzengereza. Daniel aramubaza ati ushaka kuva mu rukundo nanjye? Damaris aramusubiza ati nkeneye divorce. Kandi ariko umusaza yahageze akomeje kubitegereza. Daniel abwira umugore we ati nje nibwiraga kuri mu rukundo nanjye. Umugore nta kintu amubwiye, ahita agenda afata ibikapu byo Daniel yari amaze gushyira hasi abipanga mu modoka n'umujinya mwinshi. Daniel agiye kongera kubisohora, umugore aramubwira ati ndakwiyamye, kandi umenye ko rwa rumatora rwashaje papa wawe yaduhaye naro rutanze kuko ntacyo rwari rumaze. Baba bakomeza mwinginga ati Damaris tuza ibi ngibi tuzabivamo. Umugore nawe aramubwira ati tuza ibyo ngibyo uzaze kubimbwira nawe numara kubivamo ndataye. Umugore ahita afungura imodoka ahita yigendera. Jose Daniel rwose ubona ko byamucanze asigara ahagaze mu muhanda yumiwe hanze y'urugo rwe. Gusa ya modoka yari irimo wa musaza ariwe papa wa Jose Daniel ihita ihagera. Umusaza asohoka mu modoka araza yegera umuhungu aramubwira ati nari narakuburiye ariko kuko uriya mugore yashakaga amafaranga yawe. Umusore ati ariko aya ni amakosa yawe papa. Umusaza aramubwira ati njyewe icyo nashakaga ni ukumenya ubwoko bw'umugore utunze. Umuhungu we aramubwira ati ariko papa wagakwiye kuba warampaye amafaranga yo kwifashisha, urikunda cyane ugakabya. Umusaza aramubwira ati ariko narayaguhaye. Umugabo ati papa urambeshye. Umusaza aramubwira ati amafaranga ari muri ya matora naguhaye we. Umuhungu ati uvuze ngo iki papa? Umusaza aramubwira ati uzafungure matora naguhaye urebe imbere uzasangamo amafaranga menshi. Umuhungu ati ariko urabizi ko umugore wanjye yayitanze. Umusaza ati ntibishoboka, reka duhite tujya kureba uwo mugore bayihaye. Abagenda n'imbaraga nyinshi nako umusore rwose atunguwe cyane n'umusaza bimucanze. Baragenda bahita batse imodoka ubundi bafatiraho bajya gushaka wa mugore bahaye matora. Umugore nawe yakomeje kwigendera yikomereza urugendo rwe yikoreye ya matora afite n'igifuruma mu ntoki, ari nako bamukurikirana. Mugeraho bati we hagarara. Jose Daniel ahita asohoka mu modoka genda yegeraho wa mugore ari. Amaze kumugeraho aramubwira ati buretse gato. Umugore wo ku muhanda yitonze atura matora hasi. Abaza uyu mugabo ati urashaka iki? Jose ati iyi ni matora yanjye. Umugore ati hoya iyi matora barayimpaye. Jose ati ndabizi ariko byatewe no kwibeshya, rero mo ndagusaba ko wansubiza matora yanjye. Umugore aramubwira ati ntibishoboka. Jose ati waretse nkaguha amafaranga se? Umugore ati hoya
iyi matora ni iyanjye. Uyu mugabo akuramo inote z'ibidolari yitonze, ubundi ayakuramo aramwereka ati aya ni amadolari 1000, kandi amadolari 1000 ni miliyoni y'amanyarwanda. Jose Daniel arakomeza abwira uyu mugore ati aya mafaranga kubye inshuro nyinshi cyane agaciro k'iyi matora. Uyu mugore nawe aramubwira ati niko abaciramo, haramwibwira ko amafaranga mutunze yagura buri kimwe, noneho iyi matora ntigurishwa. Umugabo aramubwira ati none ndakora iki kugira ngo nsubize matora yanjye wa mugore we? Umugore aramubwira ati nta na kimwe wakora, ahubwo wanyibeshyeho. Aramubwira ati umva mukobwa, nyihanganira, iyi matora ni impano papa wanjye yamaye mu bukwe bwanjye. Umugore aramusubiza ati none kubera iki mwayijugunye? Jose ati ariko umugore twashyingiranywe niwe wayibikoze, ntabwo ari jyewe. Uyu mugore yitwa Alejandra aramubwira ati akira amatora yawe. Jose aramubwira ati urakoze, akira aya mafaranga. Umugore aramubwira ati ariko ibyo ngibyo rwose ntabwo ari ngombwa pe. Hano turimo turabona umugabo wambaye neza afite agafoto kariho ifoto y'uyu mugore wirirwa usabiriza ku muhanda, kandi biragaragara ko ari kugenda akurikirana aho uriya mugore ari kugenda aca hose asabiriza. Uyu mugore witwa Alejandra mu kubona wa mugabo ahita yambara ikote rye, ahita avuga ati sawa reka nigendere, ahita yirukanka. Jose Daniel asigara yumiwe, ise ahita amuturuka inyuma, araza aramwegera aho ahagaze, amubaza ati byagenze bite? Jose ati papa, matora yayisubije ariko amafaranga namuhaye yayanze. Musaza ati oh rwose ameze nk'umugenzi twigeze guhurira mu nzira nanjye, ko banzuriye muri matora nimba harimo amafaranga. Jose Daniel yegera matora, yitegereza ibifaranga birimo, aravuga ati amaze kubifata mu ntoki aravuga ati ibise koko birashoboka. Ise aramubwira ati mwana wanjye icyo nashakaga ni ukukurinda. Jose Daniel yitegereza se aramubwira ati papa umbabarire kuba narakubwiye ari amagambo yose. Nababwira umuhungu ati muhungu wanjye umbabarire kuba njyewe nka so narakubabarije umutima. Jose ati oya wivuga gutyo papa, uhamfunguye amaso rwose. Maze ubundi barahoberana, ubona ko bishimye. Umusore ahita aterura ikimatora cyuzuyemo ibidolari, ubundi akijyana mu modoka. Hanyuma hano wa musore yakomeje gukurikirana wa mugore witwa Alejandra wibera mu muhanda, nawe ahita yigendera. Hano turimo turabona nyina wa mugore wahukanye. Umugore wahukanye yitwa Damaris arinjira. Nyina ati aha uragarutse nanone uje gukora iki hano? Umukobwa ati ndabirambiwe mama, ndambiwe kuba mu buzima nka buriya ameze nk'umunsabirizi. Nyina nawe ati none rero uramusize? Usize umugabo wawe sha? Damaris ati yego, ahubwo nanamusabye gatanya. Bose ntabwo narizi ko Jose Daniel yaba ikigoryi bigeze hariya pe, kugira se w'umukire bigeze hariya akampatira kuba mu buzima bubi kuriya koko, kubaho nk'umukene nifuza. Nyina ati Damaris uri ikigoryi cyane rwose. Damaris ati njye ndi ikigoryi mama? Nyina ati yego nyine, baruzi ko nta muntu wagira amahirwe w'umugore yo gukingirwa n'umugabo nk'uriya wari wabonye we, wagombaga gutegereza, none wowe nta kintu na kimwe ushaka gutegereza. Damaris ati ariko wowe ntabwo uri kwiyumvisha uburyo nari mbayeho mama, ryama ku matora rushaje, uba mu nzu yagoswe ivirirana kweri, hoya wimbwira gutyo mama. Nyina ati hari ikintu ugomba kumenya, izeye ko iriya motora wanze. Damaris ati ubwo urimo uravuga ibiki mama? Nyina ati mwana wanjye kuba muzehe Vincent yarabatuje ahantu nk'hariya nuko yashakaga kukugerageza. Musaza uzabaze ntago ajya akora ibintu nka biriya nta kintu kibyihishe inyuma. Naho wowe ijugunye, nizeye neza ko iriya matora iyo wanze kuriya mwana wanjye ishobora kubihishemo ikintu, kandi icyo kintu ushobora kuba utarigeze ukimajina mwana wanjye. Damaris ati hanyuma se nimba atari uko byari bimeze mama, hanyuma se nkomeza gutegereza ubundi imyaka yanjye y'ubuto nkayangiza kuriya ngo ni ugutegereza? Nyina ati wamaze gutakaza buri kimwe Damaris, buri kimwe. Gusa nyine reka twizere ko hari undi uzaza akaguha amahirwe nk'ayo watakaje. Damaris ati ibyo byose nta na kimwe nitayeho mama, njyewe ubu ngubu ngiye gushaka divorce. Nyina ati ukora ibyo ushaka. Umukobwa aza mu cyumba aricara, nyina nawe araza aramwegera baricarana. Nyina rwose disi umubyeyi aramwegera aramuhobera. Hanyuma wa mugore wo ku muhanda witwa Alejandra yiyicariye ari gushaka utwo yirira, agiye kumva yumva hari umusore umugezeho arikanga. Daniel ati umva tuza umeze ute? Alejandra abaza Jose ati uri hano ukora iki Daniel? Daniel ati narije kugira ngo ngushimire kuko uba waransubije ya matora. Alejandra ati ariko nta kintu nakoze rwose. Umusore amuhereza ji na keke, aramubwira ati ibi ni ibyawe. Alejandra ati urakoze. Umukobwa aranywa. Jose ati nkeneye kuba namenya buryo ki ngomba kukwishyuramo bitewe n'uburyo wangaruriye matora. Alejandra ati uzishime kuko iriya matora yari irimo amafaranga menshi. Daniel nk'utunguwe arahindukira aramubaza ati ubizi gute? Alejandra ati umugore warakaye, umugabo w'umukire, n'amatora ngo itarigize ikimara. Ibyo byose zari intambara z'amafaranga, gusa nabonye ibipfunyika by'amafaranga menshi mu nguni z'iriya matora. Jose ati
ubundi se kubera icyo utayisuye abika ayo mafaranga? Umukobwa ati nuko atari ayanjye. Gusa uyu mugabo akomeje gushakisha uriya mugore wibera ku muhanda ngo ntari jandara. Kugera hano abaramubonye aho yicaye n'uriya musore witwa Jose Daniel. Daniel akomeza abaza Jandara ati ese ubundi murahisha ibiki? Jandara ati kubera iki uri kubimbaza? Jose ati nta muntu n'umwe ubundi ushobora gutakaza amahirwe nk'ariya wari wabonye mu buzima bwe yo gufata amafaranga nk'ariya. Jandara ati please ntago buri kimwe ari amafaranga. Ushobora kuba wicaye mu ntebe ya gold cyangwa se ya zahabu nyamara utishimye, ubwo si byiza biri muri ibyo ni ibihe? Umugore akomeza kwirira. Daniel ariyumvira aravuga ati ngomba gukora ikintu ku bwawe. Jandara aratuza aramubwira ati urakoze cyane bwawe tudufungura unzaniye. Jandara mu kwitegereza neza ahita abona cya kigabo kiri kumuhiga nacyo kiramureba, ubundi bahuza amaso bararebana. Jandara ubona ko bimucanze ahita ahaguruka n'imbaraga nyinshi, ahita yambara igikoti mu maso. Gusa Jose Daniel ntago azi ibiri kuba, ahita ahaguruka nawe arabaza ati nibiki biri kujya mbere hano? Jandara ati umva hari umuntu uri kunkurikirana, wowe icyo ugomba gukora fata ubundi umpobere ubundi unjyana unkure hano. Jose Daniel nawe nta kuzubaza ahita afata umukobwa ubundi aramujyana. Umugabo ari gukomeza guhigahiga uriya mugore wibera ku muhanda witwa Jandara yitwa Paul, ubundi yahoze abana n'uriya mugore witwa Jandara. Daniel mu kumugeza mu rugo afungura umuryango. Jandara arinjira. Maze kwinjira Jose abaza Jandara ati ubundi ni iki kiri kujya mbere? Jandara ati ntago biri ngombwa ko nabikubwira, gusa nyine wakoze kubwo kumfasha ukanzana hano. Daniel nawe aramubwira ati nimba hari umuntu ushaka kubahangamira uzaze ubundi wigumira ahangaha. Jandara ati hoya. Ati wakaje se ugakora hano ko nkeneye umuntu wamfasha akazi hano? Jandara ati ariko mu busanzwe ntago nzi. Kubera icyo uri kunyizera? Jose ati nuko utigeze wibariye amafaranga. None ikindi gihamya nkeneye cyo kukumenya ni ikihe? Jandara ati nta kibazo. Jose ati ariko ntago ugomba kuguma wambaye imyenda imeze gutya, ukeneye kuba wayihindura. Jandara ati nta yindi myenda mfite. Jose ati ariko ndumva hariyo mfite ngewe, ngwino tujyane. Jose Daniel yinjiza Jandara mu rugo kuwe mu nzu. Samo turabona ya Matora ipfunyitsemo bya bidolari byinshi. Samo turabona na se wa Jose Daniel yicariye muri library kuwe ari kwisomera ibitabo. Daniel yinjiza Jandara mu nzu y'iwabo. Umusaza arabitegereza akuramo rinete ze yitonze. Jose mu kugera aha abwira Jandara ati reba hariya harimo buri kimwe cyose uri buze gukenera, hanyuma n'imyenda yawe ndaje ndayishyira kuri buri. Jandara ati urakoze. Jandara yinjira mu cyumba ajya kwitunganya. Jose Daniel nawe ahita asohoka asanga umusaza ahagaze arimo ariyumvira. Umusaza ati kuki wazanye uriya mugore hano muri iyi nzu? Ati ntugire ikibazo papa, icyo nashakaga ni ukumushimira gusa ndetse no kumuha akazi. Umusaza ati ariko ntago umuzi, ntago uzi uwo ari we? Jose ati ntago ari umuntu mubi papa, uzi ko yari azi buri kimwe cyose cyari kiri muri aya mafaranga se yo muri Matora, ariko ntago yigeze ayafata. Umusaza ati okay, ariko se hagati aho Damaris ntago araza kureba ibyerekeranye na gatana ze? Jose ati wapi papa, ariko azaza. Umusaza ati okay, ariko umunyamategeko wanjye namaze kumutegura azabyitwaramo neza kabisa. Damaris nta kintu na kimwe azakira akuye ahangaha. Jose ati urakoze papa. Umusaza caho sore rwose ubona ko asigaye yishimye ari gutekereza uriya mukobwa witwa Jandara yakuye ku muhanda akamwizanira mu rugo. Sore mu kwitegereza abona hari umuntu uri kumanuka hejuru, uri kumanuka ni Jandara. Burya ko ku muhanda ni mubi mama we, reba uburyo Jandara yaberewe, yambaye imyenda myiza ihenze yo Jose Daniel yamuteguriye. Amanuka aseka, ubona ko rwose aseka neza, afite fosete. Daniel aramwitegereza aramubaza ati uri umugore wo ku muhanda wowe? Jandara araseka aramubwira ati yego. Jose ati ureba neza cyane. Jandara araseka aramubwira ati urakoze. Jose ati ariko munyihangane ntago nashakaga kurenga imirongo ngenderwaho. Jandara ati ntugire ikibazo, n'uburyo hari haciye igihe kinini cyane nta muntu umbwira ijambo ryiza nk'iryo ngiryo. Jose araseka aramubwira ati ubu ugiye kumbwira uri muntu ki kandi ninde muntu ukomeje kwihisha? Jandara aramubwira ati byaba byiza rwose utabimenya. Jose ati kubera iki? Jandara ati kubw'umutekano wawe. Jose ati uwahoze uri umugore w'umuntu uvuye muri gereza se? Jandara ati hoya, ariko ntago ndi umugore ufite ubwisanzure. Jose ati warashyingiwe? Jandara ati yego byabayeho, ariko sinkeneye gukomeza kumbaza ibibazo byinshi. Jose ati munyihanganire, aho rero mushobora gutangira gukora akazi k'amasuku kanyu. Jandara ati urakoze. Hanyuma hano turimo turabona wa mugore wigeze kujugunya Matora aza n'ibirenge yomboka gake gake aza mu rugo rwa Jose Daniel. Fungura umuryango yitonze, ubundi arinjira. Mu kugeramo imbere akomeza kugenda gake gake, akomeza afungura imiryango y'imbere. Baramwumva. Jose Daniel hari umuntu yumvishije, bose barahindukira. Jandara aragera mu cyumba kirimo ya Matora.
kuhagera amanuka gake gake ashakisha wa mwenge uri, amaze kurebamo imbere abona hakirimo ya mafaranga. Aravuga ati ndafatishije noneho akoramo Jose Daniel baramufashe aramubaza ati Damaris uri hano ukora iki? Yes, ubwo ngubwo iyi ni episode ya mbere y'iyi filime ifite title ivuga ngo Matora full of money changes the life of a humble woman. Bishatse kuvuga ngo Matora yuzuye ibifaranga byinshi yahinduye ubuzima bw'umugore wo ku muhanda. Ndakuraritse ntuzacikwe na episode ya kabiri. Dukanda subscribe nimba uri mushyashya, kandi muri comment nkeneyemo umuntu wandika ko ashaka episode ya kabiri. Murakoze cyane, comment zanyu ndazikeneye. Nimba ushaka indi episode ya kabiri nyandikira comment aho ngaho. Thank you.